ndabasuhuje inshuti zanjye nkunda cyane muraho neza. Dukomereze kureba ukuntu twareba amwe mu magambo yadufasha mu rurimi rw'amarenga tukajya dufasha abavandimwe bacu bafite ikibazo gitandukanye. Ese urifite business ukora hakaba abantu bakugana batumva ntibanavuge, ukeneye uburyo ki wabafasha kugira ngo nabo babashe kumva iyo business yawe ukora. Ese mu gihe arwaye uri muganga akakugana wabigenza gute? Ibi byose nzagira mbibasona gake kugeza igihe nawe uzamenyera ururimi rw'amarenga. Aho waba ukora hose buri muntu wese akeneye kugira ngo amenye ururimi rw'amarenga cyangwa se mu cyongereza sign language kugira ngo ajye afasha abavandimwe bafite umuga kutumva no kutavuga. Uyu munsi tugiye kureba hamwe andi mu magambo yagufasha kugira ngo ubashe gukominikana nabo mu buryo bukoroheye. Muzi ko nabaze kubasuhuza bwa ngo ndabasuhuje. Yari umuntu umwe ukoresha ikiganza kimwe ariko kuko muri benshi ukoresha ibiganza bibiri. Ubwo ni kubaramutsa hello. Muri rwose waba ukoresha waba uvuga igishinwa waba uvuga icyongereza igifaransa hose ugira gutya ukamusuhuza. Umunsi cyangwa se day mu rurimi rw'icyongereza ukora inyuguti ya da ukagira ikiganza gutya ukabona kavuze umunsi. Icyumweru ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ugakomeza umwaka ufunga ibipfunsi uze umwaka tugira hanga rero muri video twize ubushize mwabonye yuko iyo umuntu agiye kubara tuvuga igenda kuva umwaka wa 2020 mu gihe ugiye kubara ikiganza uragihindukiza ukakirebeshaho mu gihe ugiye kubara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 wandika kabiri ugashyiraho 0. Ubwo 21 wandika kabiri ugahita ushyiraho 21 ugakomeza wajya kuri 30 ukandika gatatu ugashyiraho 0. Ubwo 31 32 33 34 ugakomeza wajya kuri 40 ukandika 4 ugashyiraho 0. Twayibonye aho bitandukaniye rero mu gihe ugiye kwandika. Mu gihe wandika ikiganza ukereka umuntu ugiye kwandikira kugira ngo abasoma akureba ikiganza ukira kimwereka niba ari A B C D E F G ugakomeza. Twayibonye rya mbanze mbereke itandukaniro ririmo aho ngaho. Iyo ubara ikiganza ukigira gutya waba ugiye kwandika ikiganza ukakigarura. Nk'urugero nabwiye ati ngiye amazina yanjye ni Anastasie, wandika A na C ta Anastasie. Mu rurimi rw'amarenga ushobora guhamagara ukora gutya guhamagara wamamagara ukoze gukora bigize gutya ntamenya ko ari nge uvuze mu rurimi rw'amarenga sign language. Iyo ugize gutya uvuze mu rurimi rw'amarenga ni ibintu byiza bishimishije, ubwo ibintu byiza bishimishije cyane kumenya ururimi rw'amarenga. Nawe bikunde kugira ngo ufashe abantu batumva ntibanavuge cyangwa se abantu bafite disability ubumuga. Haranira gufasha abantu bose. Niba ari umuntu ufite ubumuga bwo kutareba mu gihe muhuye umufashe mu gihe wenda agiye kwambuka umuhanda
umuhinzi niba utwaye iyo modoka, umuhinzi niba utwaye iyo moto, kuko nawe akeneye iyo serivisi wamukorera maze nawe akumva yishimye. Wikumva ko wakagira ikigenge, kuko turi mu nzira igoranye, turi mu bihe bigoranye, ariko igihe turimo ni icyo kugira ngo dufashe abavandimwe bacu. Nta kintu watanze ngo rero ngo uhe Imana kugira ngo ubumeze gutyo. Niyo mpamvu njye nafashe kano kanya kugira ngo nze, nubwo bigoye ariko ngomba kubikora kugira ngo nawe ubwawe umenye ururimi rw'amarenga, ujye ufasha abavandimwe batumva ntibanavuge, kuko ni iby'agaciro. Ni ukuri ndabakunda cyane, sinzacika intege. Icyo nkusaba, kora subscribe, ukore like, ukore share, ubimenyeshe inshuti zawe, aho kugira ngo barebe bya bintu bidafite agaciro. Njya numva ngo ni ibishegu, mubwiye ati hano hari ibintu byiza warebe ugafasha abavandimwe, maze nawe abashe kurebaho namara kumenya. Yewe nabyo bintu nabwo utumwa batanga muri za nyigisho zindi yazisobanura wa utumva ntanavuge mu rurimi rw'amarenga akabasha kumenya. Niyo mpamvu njye nafashe igitekerezo cyane cyo kwigisha abantu bumva kugira ngo bamenye ururimi rw'amarenga. No kuri ndabakunda cyane, buriya abavandimwe baba babyumvise. Kandi nawe ufite igitekerezo cyangwa se ufite inyunganizi, wampamagara muri nimero urimo kubona aho hasi kugira ngo dusangire ibitekerezo byiza. Ese nawe ufite ikintu wakigisha abavandimwe bakabasha kugira ngo bamenye? Mpamagara, nyandikira umbwire, ahasigaye nawe uze utange inyunganizi yawe. Ni ukuri Imana irabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Njyewe yari Aisha Anastase, televiziyo ni Ubufasha TV rwose. Tubakunda, muraba agaciro gakomeye cyane. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Murakoze, Imana ibahe umugisha.